share, and spread the word. radiyo umunsi wa radiyo watangiye ahagana mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo ine na gatandatu ku gitekerezo cya UNESCO. Ni ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku muco n'imirage gakondo itandukanye ku isi. Ibi byaje bikurikiwe n'inama y'umuryango w'abibumbye yateranye ku itariki 14 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2013. Gusa mu nama ya 36 ya Loni niyo yemeje bidasubirwaho itariki ya 13 z'ukwezi kwa kabiri umunsi wa radiyo. Radiyo nicyo gitangazamakuru cya mbere gikomeye kandi cyagiye kigera ku mitima ya benshi ndetse kure na cyane. Iki gitekerezo cya radiyo ndetse n'ubuhanga bukomeye bwo kumva umuntu uri mu ntera y'ibirometero byinshi cyane ukabyumvira hafi yawe cyatangiye ryari? Ahagana mu mwaka w'igihumbi magana inani mirongo icyenda na gatatu i St. Louis ni muri leta ya Missouri muri leta z'ubumwe za Amerika nibwo umushakashatsi witwa Nikola Tesla yagerageje uburyo bwa mbere bwo gukora radiyo. Ubundi buryo busanzwe bwari buzi bwo gutanga ubutumwa bwa kure ni ubuzwi bwo kuganira cyangwa se gufata amagambo mu mutwe twe ukayaha undi muntu. Bwari uburyo bukomeye cyane. Ubu ni nabwo tuzi abanyarwanda ba kera bakoreshaga nko guca imigani, ibisakuzo ndetse n'ibindi. Uyu Nikola Tesla asa n'uwatangije igikorwa gikomeye maze mu mwaka w'igihumbi magana inani mirongo icyenda na gatanu umunyabugenge w'umutaliyani akora icyisumbuye, Guglielmo Marconi niwe washyize ishyiga ry'inyuma kuri iyi nyakiramajwi twumva uyu munsi. Binavugwa ko ariwe watangije radiyo agana mu mwaka w'igihumbi magana inani mirongo icyenda na gatatu. Ibi nabyo byari nk'igitangaza ku banyaburayi. Ku mugabane wa Afurika byo hano iwacu radiyo yatangiye kumvikana ahagana mu mwaka w'igihumbi magana cyenda makumyabiri na gatatu, ubwo yari yashize imyaka igera kuri 28 yumvikana aho yatangiriye. Igihugu cya mbere cyagize radiyo muri Afurika ni Afurika y'Epfo, nyine muri uwo mwaka w'igihumbi magana cyenda na 23. Kenya yakurikiyeho mu mwaka w'igihumbi magana cyenda 27. Mozambique ikurikiraho mu mwaka w'igihumbi magana cyenda 33. mu Senegal ikurikiraho mu mwaka w'igihumbi magana cyenda 39. Ibindi bihugu byagiye byihuta gutyo ndetse no kugeza mu Rwanda. Noneho ubu wakwibaza ngo radiyo yatangiye kumvikana mu Rwanda ryari? Hagana saa sita zo kuwa gatandatu cyangwa ku isabato ku itariki 27 Gicurasi mu mwaka w'igihumbi magana cyenda 1961 nibwo Musenyeri André Parodi wari renyi wa Residence yungirije y'u Rwanda yaje gutaha studio ya radiyo ya mbere mu gihugu. Yakoreraga mu nyubako nto yari mu mujyi wa Kigali, yari itangiye gukoreramo radiyo. Nibwo radiyo yatangiye no kumvikana. Gusa nubwo yumvikanaga mu Rwanda siho yakoreraga. Wakwibaza ngo yakoreraga he? Kugira ngo amajwi agere ku banyarwanda batandukanye bumve radiyo Rwanda yari itangiye kumvikana mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itandatu na rimwe, byasabaga guca ahitwa Usumbura cyangwa se Bujumbura ni mu Burundi, ahari icyicaro gikuru cya teritwari ya Rwanda Burundi, kuko ariho hari radiyo nkuru. Cyakora ntibyanatinze kuko mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itandatu na gatatu ho ibikoresho byose bya radiyo byimuriwe i Kigali. Icyo gihe yaravugaga yagira saa sita z'ijoro igafunga, abanyamakuru bagataha bakagaruka mu gitondo. Abanyamakuru ba mbere ba radiyo Rwanda nka Victoria Nganyira mu kiganiro cy'abana cyaje no guhinduka. Wari uzi ko uwogezaga umupira nka Karinda Viateur, Kabendera Shinani, Sewatijara Kabendera ndetse n'igitaramo cyakorwaga na Sibomana Atanaze. Watch, share, and spread the word. Subscribe today.